so mwene rero nje muri kano ka mwanya ndavuga nti reka niteke mbane mbabwire birimo kuvugirwa mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bugarama aho umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge ariko boka byaramwe nikakubwiza ukuri bamwita Vincent de Paul Nsengiyumva Vincent de Paul ngo yaraye asanzwe arimo gusambanya umugore w'undi mugabo. Abandi bati uyu mugore ntago asanzwe abana n'uyu mugabo we, bivuga ko ari nawe wamwifatiye. Bwana Sebuhoro Dieudonné afite umugore witwa Akayezu Nadine w'imyaka 31 y'amavuko. Mu gitondo cyo ku itariki 30 cyo mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 30 z'ukwa 10/2021 nibwo iyi nkuru yaje kuba iba Kimomo ira trending koko. Barabona batumunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bugarama yahamagaye uyu mugore warusanzwe yifitiye akabari ati nzanira agacupa nsoma gake ku icumbi. Ahangaha ntabwo ntimubona n'ikibazo. Uyu mugore akihagera nibwo uyu mugabo we Sebuhoro yaje amusanga aho ngaho, yarazanye inzoga gitifu arakomanga. Uyu mugore Akayezu Nadine nawe agiye kubafungurira asanga n'umugabo we. Intambara zitangira ubwo haza kwiyamazwa polisi n'ingabo barahagera. Mu nyemerere rikamaze ndebe ko umunyamabanga nshingwabikorwa aboneka kuri telefone. Yakomeje kuyivugiraho cyane. Reka mpamagare umwe mu batangabuhamya wari uhibereye wanagiye gukiza. Ariko ngendo uyu mugore halo yego muvanda amahoro umuvandi wererera ndi Musanze ngiye niwe ndi gukorera uri Musanze. Aya makuru yuko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bugarama yaba yafashwe cyangwa yasanzwe arimo gusambanya umugore w'undi mugabo wari uriyo? Yego oya ntabwo narindiyo mvuka abavandimwe no bayaduhaye ni uvuka twara niganye n'inshuti yanjye uko nyine ibyago by'umugabo nyine byamugwerereye. Vincent de Paul yego baho tuvuge ko amakuru ameze gute? We bamukekaga n'uriya mudamu barasanzwe bakeka. Yego n'uriya mudamu yari ari muri processes za divorce iri kuzayibona muri 2025. ntabwo nzari ryari n'amakuru yego ni muri 2025 bagombaga guhabwa gatanya. nijoro nyine ajyayo ubwo nyine basanga bamucunze baramutanga nyine saa 5 yego niho babafashe. None se kuba gitifu yahamagara uyu mugore akabwira ati nzanira icyo kuba mu rugo hari ikosa yakoze? Ntabwo mbizi niba acuruza akabari, ntabwo mbizi. Uyu mudamu yari asanzwe afite akabari acuruzamo? Ntabwo mbizi, nta makuru mfite. Ndahiro nta makuru mfite y'ibyo acuruza. Ni ukuyumva ubona gutya ayo makuru gusa. Nk'umuntu uvuka muri aka karere ubundi gitifu yari asanzwe abana ate n'abaturage, kandi uyisaba mu gitifu yigeze kwiyamamariza kujya muri njyanama y'akarere? Yego gitifu yamamariza kujya muri njyanama y'akarere. Mpamya ko izi ngeso atazikekwaho cyangwa atazijyamo. Izi ngeso zijyamo. Asanzwe zijyamo? Amuzi depuis 2012 2014 ndamuzi. Uramuzi? Amuzi cyane. Aka kageso ko kwikubitira abagore b'abandi hanze si numwe hara mu Bugarama, ahubwo ari n'abandi babiri. N'uwikamembe n'uwe ntibabana namwe neza, nta mwemera. Uwo yishakiye basezanye mu mategeko. Uwo basezanye bana mu mategeko se we abaye abakamembe ariko 50% ari ikoca. None se abakamembe uyu mugabo akora acumbika, noneho ataharimwe na rimwe acumbika mu Bugarama, umugore akabakamembe. Amakuru y'imibanire yabo urayazi neza cyane 100%.
Ayayayayayay. hari n'igihe yigeze ashaka kumukwepa muri 2013. 2013 yaragiye guta urugo. Yego agiye kujya Uganda n'akandi gahabara, sinzi nyine umuntu warabuye umugore ko yakoraga nyine umwarimu uzi ko ataba agomba kuba hafi y'akazi. Yego undi icyo gihe yari umunyamakuru kuri RC Rusizi. uyu Sebuhoro se? Oya, Vincent de Paul. Nako Vincent de Paul niwe wari umunyamakuru? Yari umunyamakuru mbere, anakora mu burezi. Yego aza kuba gitifu nyuma. Yego yavuye mu burezi ajya kuba gitifu Nkungu, ava Nkungu ajya Kamembe, ava Kamembe ajya Bugarama. Ava Kamembe ajya Bugarama. Yaragiye gutorokana yaragiye kujya gushakira irindi habara mu Bugande. Uwo yaragiye gufata n'habara n'umwarimu kazi. Yaragiye gutorokana, ntabwo nzi icyo yakora, yagiye gutorokana habara agiye Uganda. Biza gupfa gute? Hari umuvandimwe babanaga mu nzu niwe warabaye umugore we. Niba bari bugende nko kuwa gatanu, umugore yaje nko kuwa kabiri. Araza yicara aho ngaho iby'akazaberetse abanza kurikirana ibyo ngibyo. Yego. None Vincent de Paul abaga mu icumbi. Icyo gihe yabaga mu icumbi icyo gihe. N'ubu ngubu mu Bugarama ngiye kari yabagamo, Bugarama yari icumbi ko yari hari kubw'akazi. Bon, wenda reka tubanze dushingire kuri iyi raporo yakozwe n'ubuyobozi. Raporo mfitiye kopi iravuga iti Bugarama sector Perseri Kabusunzu village, ubwo ni umudugudu wa Kabusunzu, tariki 29 z'ukwa 2024 siyo ahagana ku saa 5 zuzuye mu gace k'umudugudu wa Kabusunzu humvikanye urusaku rwinshi n'induru nyinshi, bityo abanyerondo bahise bihutira kuduhamagara. Ubwo ni ubuyobozi burimo kuvuga nyine bwakoraga raporo. Tukihagera dusanga tutabyishoboza kuko umuntu atabonaga aho anyura kubera ikivunge cy'abantu, nibwo twihutiye guhamagara polisi ndetse n'ingabo bari mu kazi baza kudufasha muri icyo kibazo. Dusanga ni uwitwa Sebuhoro Didier w'imyaka 42 wari usanze umugore we bashakanye byemewe n'amategeko witwa Akayezu Nadine w'imyaka 31 mu nzu ya Nsengiyumva Vincent de Paul w'imyaka 40 y'amavuko. Ni nyuma yaho Sebuhoro Didier ubusanzwe amaze igihe atabanye neza n'umugore we bapfa cyane kutizerana, avuga ko amuca inyuma, bakaba bari no muri gatanya mu nzira y'ubutane iteganyijwe mu kwezi kwa 3 Werurwe 2025. wese ibyo nabwira se uyu Sebuhoro Didier akaba avuga ko ababazwa cyane no kubona Nsengiyumva Vincent de Paul yagiye ashyikirizwa ibibazo by'urugo rwe nk'umuyobozi w'umurenge ari we ahubwo wamujyaniye umugore. Bashyizeho agatangaro ari nacyo ngo cyamuteye kujya gusohora umugore we aho yari yinjiye. Yari amazemo amasaha kwa Vincent de Paul. Imvururu zasojwe Sebuhoro Didier na Akayezu Nadine bacumbikiwe kuri polisi sitasiyo ya Bugarama kugira ngo ibindi bikurikiranwe mu gitondo cyo kuri iyi wa 30. Ubu hari amakuru masa mufite, hari amakuru ambwira ko ngo gitifu yamaze gutabwa muri yombi, ngo ariko uyu mugabo Sebuhoro ngo akaba yamaze kurekurwa. Ntayo ndamenya. Nge ntayo ndamenya. Ubundi si uyu mugore kuba uyu mugore muri gatanya n'ubundi ntabana n'umugabo mu nzu, ibyo yakora inyuma y'urugo mu gihe barindiriye gatanya mu kwa 3 ndumva ntacyo byaba bitwaye. Si uburenganzira bwo si yikoce n'ubusanzwe. Sinzi niba abana cyangwa batabana. Uyu mugore amakuru ufite ngo nuko yabaga hanze. Nyine ubutabera ngo barareba cyangwa ubuyobozi nabo inzego zirareba icyo zibikoraho. Ku ruhande rwanyu nk'abagabo ibi mubyigiye muri iyo somo?
birakaze no kwirinda nyine, no kwimenya, kwirinda kumesa kamwe. Ariko si umugitifu mwari musanzwe muzi ko ako kagageso k'ubusambanyi akagira? Yakagiraga bakuvuga inshuro 5, 5, 6, 7 abakubeshyera. Yabasha ni ikibazo gikomeye cyane. Reka tubikurikirane. Sawa murakoze. Nkurikira amakuru yanyu buri gihe. Asante. So ngaye nguko rero uyu ni mu baturage uvuga ati uyu mugabo twariganye n'ubusanzwe ngasanzwe bifite aka kageso. Ariko nanone njyewe ndahamya nashidikanya ko nubwo nagira amakuru ntafite igihamya, uyu mugabo Vincent de Paul nta kosa yaba afite. Nimba yahamagaye umuntu asanzwe n'umucuruzi ati nzanira nkorera delivery unzanira ko kunywa, ibyo ntabwo ndumva ko byaba bikekwa ko yagiye gusambanya uyu mugore. Ikindi, uyu mugore nawe kuva arindiriye gatanya, ahubwo ndumva uyu mugabo yagiye guteza imvururu mu rugo rw'abandi, nimba yacumbitse se mu gihe arindiriye kubona gatanya. Ariko hari bamwe mu bayobozi baba bifitiye akageso ko kuba bashaka abagore bo hanze bakajya no gusenya ingo z'abandi. Ibi bintu binagayitse. Ibi bintu muribuka ko byigeze no kuvugwa mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge, ndetse umugitifu wavugaga muri ibyo akaza gusezererwa akishakira kandi kazi yigiye mu bucuruzi. Gitifu ntabwo yitaba. Rero turaza kumenya nimba koko yaba yamaze gutabwa mu maboko ataraye kugira ngo akurikirane ibi ngibi. Ariko nanone ndibaza aya makimbirane yo mu ngo azahosha ate, azahabwa umurongo ryari? Ngo umugore yishe umugabo barakekwaho gucana inyuma, umugore yishe umugabo barakekwaho makimbirane ashingiye ku gucana inyuma, umugabo yishe umugore, abana babaye imfubyi. Come on, ibi bintu ndabona ahanini ngo za none zakagombye kubakira mu kwizerana, mu kuzuzanya no mu gusenga Imana. Nabona bitabaye ibyo iki kintu kiragenda gifata indi ntera umunsi ku wundi. Gitifu uyu murenge ntabwo arimo kunyitaba ngo ambwire nimba koko ibimuvugwaho byaba ari ukuri. Aramutse abonetse dushobora kuza kuvugana nawe. Ariko reka nongere mpamagare meya w'aka karere ka Rusizi atubwire iki kibazo nimba ari cyo yaba akiziho, abakizi agira icyo atubwira, abaye atakizi meya we ni ibisanzwe kutwitaba ntabwo ajya twitaba. Dr Kibiga Anisette katamagare visi meya twumve, kamagare Habimana Alfred nimba aya makuru yazi yagira icyo atubwira. Visi meya amahoro. Naba mwabonetse noneho? Nakubwiye ngo nitwa Ndahiro Valence Papindo umunyamakuru. Nari nguhamagaye ubu ndi mu kiganiro. Hari amakuru avuga ko ku saa 5 z'ijoro muri mu murenge wa Bugarama mu kagari Kapera muri Kabusunzu, mu mudugudu wa Kabusunzu, umugabo witwa Sebuhoro Didier yasanze umugore we Akayezu Nadine ari gusambanywa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge bwana Nsengiyumva Vincent de Paul. Ngo yari yaramushyikirije ibibazo bye by'amakimbirane n'umugore bijyanye no gucana inyuma, ngo agatangazwa n'uko uyu gitifu ari we wamusenyeye urugo. Aya makuru mwayamenye? Hari byo twumvisha ariko hari inzego ziri kubikurikirana, wenda mwabaza babaha amakuru. Ino raporo yakozwe n'ubuyobozi bw'umudugudu isoza ivuga ko irindi perezida ryari gukurikiranwa muri iki gitondo.
nk'akarere mwabikozeho iki? inzego ziri kubikurikirana ubwo nizo zabaha amakuru y'uko bimeze, inzego zishinzwe gukurikirana ibyaha. ubu gitifu w'umurenge ari he? yego visi meya. nabwiye hari inzego ziri kubikurikirana, buriya zaba uko twabyumvisha gutyo, hari inzego ziri kubikurikirana. namwe uko mwabyumvishe? ariko hari inzego ziri kubikurikirana ubu zaba. ibibaye ari byo byabaye kuri uyu mugitifu, imyitwarire nk'iyi ku muyobozi yabikwiye? mu iperereza afite n'ibyemezo, ariko ubu ngubu nta cyemezo cyafatwa. inzego ziri kubikurikirana nizo zafata icyemezo. ubu gitifu ari he? ari mu nshingano? ari gukorwaho iperereza? alo? gitifu ari mu kazi, nta inzego ziri gukurikirana ibibazo uko byagenze, wenda nizo zizatanga raporo yabyo. murakoze cyane. uyu mugore yari asanzwe ngo arindiriye gatanya mu kwezi kwa gatatu 2025 kubera ko arimo muri procedure za gatanya we n'umugabo we. ahubwo njye ndabona uyu mugabo we yaba yagiye guhohotera gitifu we mu rugo, niba ko yarahamagaje icyo kunywa. ariko bakabyara ingo zo muri iyi minsi umuturage bati uyu mugitifu asanzwe ku bagore ba rubanda atari shyashya. ariko se batoye nimba mwaramenye ayo makuru mwabikozeho iki? tubwizanye ukuri. imubare yagira ati ntabwo aribwo bwa mbere gitifu buzwe muri iyi kesi, ati nta nubwo abanye neza nawe n'umugore we, kuko hari undi yari agiye kujya kubana nawe mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, ati ni akageso gasanzwe kazwi. Allahu Akbar. ni ikibazo gikomeye cyane. abasenga musenga, ibi bintu birakomeye. ijambo ry'Imana ryo riravuga ngo ncuruzwa byose na Kristo imbaraga, abubatsi ingo muzubakire ku isengesho, bitabaye ibyo nazo ziramera nk'izubatse ku musenyi. reka two kugira byinshi twinjiramo, kuko buriya ugifatwa bakiri umwere. turindire ikirava mu iperereza ry'ibi ryimbitse kuri byo. kuko byaba ari ikindi kibazo, pe, byaba ari ikindi kibazo gikomeye. umuyobozi ari ugize uruhare mu kuba yasenya urugo rw'umuturage, byaba bigayitse cyane. agashyikirizwa ikibazo cy'amakimbirane, ariko ndahamya ko reka tubiharire inzego zifite mu nshingano, reka tubiharire urwego rw'ubugenzacyaha RIB. ariko nanone uyu mugore bivugwa ko yari asanzwe yifitiye akabari, kuba yashyira icyo kunywa gitifu mu rugo ntabwo bigize icyaha. ni nk'uko undi wese yamuhamagara akamushyira icyo cyo kunywa. ese reka nkubaze, harya uyu mugabo yitwa nde bro? umugore wawe mwananira mugera ku rwego rwo kujya gushaka gatanya, gahana se buhoro, mutegereje mu kwa gatatu ku mwaka utaha. ndetse n'amakuru agwa mu matwi avuga ko mutari mukibana mu rugo, abukwe ukabukwawe mu gihe murindiriye ibyangombwa bibaha gatanya, umwe akongera akaba umusiribateri, undi akongera akaba umusiribateri. numva rero ifuhe ritagombye kugera kuri uru rwego. iki cyabayeho ni ifuhe. bigaragara ko none banabona gatanya, ahubwo uyu mugabo ashobora gushyirwaho kese yo kujya kuvogera urugo rw'abandi, violation à domicile. wagiye guhungabanya umudendezo no guteza umutekano muke gitifu. kuko niba umugore wawe ari we waje gufungura, ubu ni umugore wawe mu buryo bw'amategeko, ariko mu buryo butari bw'amategeko ni umukandida ku isoko. nimba wibana mu buriri, akaba nawe yibana mu bundi buryo, aho ashabika agashakisha agacuruza akakabari, mwarindiriye icyo ubutabera buzanzura. mwabona ubuse nimubona gatanya
akishakira undi mugabo nawe uzajya kumuhozaho ijisho ariko ngo ntibyakwitwa nko guhoza undi ku nkeke. Okay. Kindi twa Ndahiro Valence Papiri kamashimire cyane nasoreza aha ngaha mu gihe tukirindiriye ibizava cyangwa se mu gihe ya ubuyobozi bw'akarere bisimira namushimira cyane araza kugira kubiha umucyo ndetse n'izindi nzego ubwo ziragira icyo zitangaza turabaha version yindi kuri iki kiganiro. Wowe turakora subscribe niwo musanzu ngusaba kugira ngo ukore subscribe, like, share na comment kugira ngo ibi tuzaye tugenda tubyubakiraho. Ngenda bakunda cyane Uwiteka mugenga byose akomeze kubana namwe. Ciao.